Ndagusuje cyane kandi nkwifurije kugira umugoroba mwiza. Nyemerera kandi untize amatwi iminota mike cyane maze tuganire kuri uyu muryango utangaje cyane. Ni umuryango wa Olivier ndetse na Denise. Yego birashoboka ko waba warigeze kubona uyu muryango ku mbuga nkoranyambaga, ariko mu by'ukuri hari byinshi ukeneye kumenya muri aka kanya utari uzi kuri uyu muryango. Nibyo rero nje ngo tuganireho mu minota mike cyane tugiye kumarana. Ndabizi neza ko iyi video iri buze kurangira waryohewe. Nuza gukunda iyi video uze gukanda subscribe ubundi ukore no kunzogera kugira ngo izindi video zizaza utaha uzazumve mu bambere. Muri rwa rukundo rwacu dusanganywe, uduhe comment kandi uzirikane kuza gukora share iyi video kugira ngo igere no kuri bagenzi bawe. Mwese mbahaye ikaze. Hari ingo nyinshi twagiye twumva aho umusore n'umukobwa bashakana bakiri bato, urugo rwabo ntirurambe rugasenyuka vuba biturutse ku makimbirane yabaga ari hagati yabo bombi. Ikindi kandi bitewe nuko buri wese yashakanye n'undi ataramenya neza inshingano z'uko agiye gutangira urugo, ahunze ababyeyi agiye gutangira ubundi buzima. Bwa buzima wisanga hari inshuti zimwe na zimwe wagiye ukura mu buzima bwawe, ugatangira kurema izindi inshuti nshya zizaba ingirakamaro mu buzima bwawe kubera kuba wabaye undi muntu. Hahandi utazongera kujya uhamagara umubyeyi wawe buri kanya cyangwa se umubona impande yawe. Hahandi utazajya ubona abavandimwe bawe impande yawe buri kanya museka mwishimanye, ahubwo ukishimana n'uwo usanze wo mugiye gutangirana ubuzima, umuntu umwe uba warahisemo mu buzima bwawe. Ese ntujya wumva abandi bakunda gukoresha iri jambo bagira bati gushaka ni ugushobora? Yego nibyo koko, ntago babeshye, gushaka ni ugushobora. Waba ufite imyaka 18 cyangwa se munsi yayo ariko wiyemeje gushaka, ubwo uba wizeye neza ko icyo gikorwa ugiyemo ugishoboye. Hari inshingano zimwe uhunze, hari izindi usanze. Ariko ku bashaka, nubwo waba uri muto cyangwa uri mukuru, inshingano uba ugiye mukemera guhunga ababyeyi nizo nshingano ziba zikomeye cyane kubera ko niho ukura umuryango kandi ukabasha kuba wishimye ubuziraherezo. Hari n'abo biba ngombwa ko bababara ubuziraherezo bitewe n'amahitamo mabi bagize mu buzima bwabo, bagatangira kwicuza impamvu bashatse. Ariko nanone uzakunda kumva abandi bavuga ko urugo ari ijuru rito. Muri aka kanya bakubwira ko urugo ari ijuru rito harimo Denise na Olivier bashakanye bakiri bato, ariko mu by'ukuri bakaba bafitanye umubano udasanzwe, umubano wifuzwa na buri umwe wese ushaka gushinga urugo. Aba bombi ni icyitegererezo mu Banyarwanda. Ni abana bashakanye bakiri bato ariko imibanire yabo iratangaje kandi yakomeje gutangaza na benshi mu by'ukuri. Kandi nawe uri muri kureba iki kiganiro aka kanya, niba warigeze kubabona mu biganiro byinshi bitandukanye, reka tubagarukeho byimbitse muri aka kanya. Ese ubundi aba bombi kugira ngo bashakane bamenyanye bate? Bahuriye hese? Byagenze bite kugira ngo icyo gitekerezo cyiza cyo kugira ngo bapange gushinga urugo bakiri bato kandi urugo rwabo rukaba rumeze neza cyane mu gihe benshi babonaga ko rutazakomera? Aba bombi iyo muganira bakubwira ko igituma amahoro aganza mu rugo rwabo ari uko buri umwe abanezerewe ku ruhande rwe, kandi kugira ngo umwe anezerwe ni uko bituruka kuri mugenzi we. Iyo nta byishimo, buri wese ntabwo yakora akazi neza akishimiye. Hakaba n'ubwo umwe yasiba akazi bitewe n'uko umwe atishimye, akajya mu kazi ari uko ibyishimo byabashije kuboneka ku mpande zombi. Denise na Olivier bamenyanye bakiri abana, ubwo baririmbaga muri korali imwe y'abana. Babyirukanye buri umwe yiyumvamo undi, akunda undi, basangira akabisi n'agahiye. Iwabo bari baturanye, bakajya bakomeza kujya gusurana kugira ngo bibukiranye indirimbo baririmbye uwo munsi, ndetse bakomeze no kwiyibukiranya gahunda zizakurikiraho umunsi utaha basubiye muri repetisiyo cyangwa se gusubiramo indirimbo. Umubano wabo wakomeje gukura buhoro buhoro. Umwe yava ku ishuri bikaba ngombwa ko ajya kureba mugenzi we kugira ngo amubaze uko yiriwe. Ababyeyi babo bakomezaga kubona ko bidasanzwe, bakabona ko ari abana bakundana kandi bishimirana. Ababyeyi babo bakomeje kubikunda cyane kuko n'ubundi babonaga ko ari abana bazi ubwenge, yaba mu buzima busanzwe ndetse no mu ishuri. Kubera ko bose bazanaga amanota ashimishije, ababyeyi babo bikabashimisha. Uko rero niko umubano wabo wakomeje gukura, ari nako imyaka ikomeza kugenda yigira hejuru. Bakomeje kuririmbana muri korali, barangije amashuri abanza buri wese ajya kwiga mu kigo yigagabamo, ariko mu gutaha n'ubundi umwe akaza kubaza mugenzi we uko igihembwe cyagenze. Mu bihe bya vakansi nibwo Olivier yatangiye kwiyumvamo neza noneho ko akunda Denise, ariko akagira isoni zo kubimubwira, ahubwo akamutumaho bagenzi be ngo bagende bamubwire ko yamukunze, maze bagenzi be bamugera impande bagatangira kumwiteretera, ahubwo aho gushyitsa ubutumwa bwa Olivier wari umaze kubatuma ababwira ko mu by'ukuri bagomba kugenda bakamubwira ko yamukunze. Bagarukaga bamubwira ko ubutumwa yabahaye babugejeje y'amahoro, maze nawe agakomeza kwishima azi ko uyu Denise nawe amukunda. Nyamara mu by'ukuri ntago ariko byagendaga, kuko nyine bari baraciye ku ruhande, nabo bakamwibwirira ko bamukunda. Ariko Olivier yakomeje kugira icyo cyizere. Umunsi umwe rero nibwo yaje gutinyuka,
ubwo bari bajyanye muri korali aho imyaka yari yaramaze kwigira hejuru. Maze Olivier mu gutaha basoje amasengesho y'uwo munsi arakebuka n'ubwoba bwinshi amubwira ko amukunda. Denise yaratunguwe cyane, dore ko aba bombi bakundaga kurebana akana ko mu jisho, ariko bose batinyana nta n'umwe waritobora ngo abwire mugenzi we ko amukunda. Denise akimara kumva ko Olivier amubwiye ko amukunda yarishimye cyane, maze arahindukira aramuhobera amugumana umwanya munini. Olivier nawe biramurenga, maze ngo yumva ibizunga bizamutse umubiri wose. Aka kanya Olivier muganira avuga ko umugore we Denise ari umugore uzi guhobera cyane kurenza abagore bose bandi bari ku isi. Bakomeje kwiga ariko n'ubundi bakundana. Olivier niwe waje gusoza amashuri ye bwa mbere maze akomeza kaminuza. Denise yari akiri muri segonderi, maze Olivier ubushake n'ubushobozi biraza, maze ubushake n'ubushobozi bikomeza kwiyongera. Yifuza kurushinga na Denise kuko yabaga ari kugira ngo hatazagira abandi bamuca inyuma bakamutanga gushaka Denise yakundaga, yari yarahariye umutima we wose ndetse n'amagara n'ubugingo. Denise yakomeje kubyanga amubwira ko akiri kwiga kandi akiri muto, ababyeyi be batabyemera. Ariko ibi byose Olivier ntabwo yabyumvaga kuko yumvaga ko mu by'ukuri igihari kandi gishoboka ari uko bagomba kubana maze bakazakuza umuryango. Denise yakomeje kubyiyumvamo, ariko nanone akibaza ukuntu azabwira umubyeyi we ko agomba gushaka kandi akiri muto, bikamucanga. Umunsi umwe rero nibwo yaritoboye abwira mama we ko agomba gushaka, afite umusore bakundanye. Byaratinze biraza, uyu Denise aza gusoza amashuri ye yisumbuye. Akigera mu buzima bwo hanze, uwari waramuhaye umutima we wose n'ubundi akomeza kumuhatira ko bagomba kubana. Denise niko kubibwira ababyeyi maze barabyemera. Aba bombi bashakanye aribwo Denise acyuzuza imyaka 20 y'amavuko, ariko kumureba ku isura wabonaga ko afite nk'imyaka 19 y'amavuko. Uru rugo rwakomeje gutungura abantu ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abababonye bose bakavuga ko urugo rwabo rutazaramba bitewe n'uko bagaragaraga nk'abana, ukabona ko inshingano batangiye batazazishobora. None aka kanya Denise na Olivier ni ababyeyi bubatse, bamaze kugira umwana umwe. Urukundo rwabo ruratangaje cyane kubera ko bombi bahorana ibyishimo. Ibindi byinshi kuri aba reka tuzabigarukeho mu gice cya kabiri. Nyemerera niba wakunze iyi video ukore like. Ikindi kandi niba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi wifuza kuduha, amarembo arafunguye. Ntiwibagirwe gukanda subscribe. Iyi ni Bivugwe TV.